sinuko kwitwararitse ahubwo nuko akeneye ko harunduza gusimbura agahita kukuramo vuba cyane kagusimbura ko ntakikubona mba ndi bize kandi kaba kumbi yagukubise remove mu mutima we ariko na mbere wari urimo. Promises are the sweetest lies. Amasezerano n'akanyama karyoshye karyohera amatwi yarabitubwiye. Kumba umuntu gutekinitse kaze karyoshye umuntu naguhamagara kuko yabuze ndashyira muri uwo mwanya ngo reka mpfe kuzana kanaka. Yego, ni isezerano rikabije kandi ryishe benshi. Ngira ngo mvuze gutyo ubu hari umugore wisukubita amarira hasi. Ngira ngo mvise iyi ntambwe hari umugabo wisukubita amarira hasi cyane. Umwana muto mvise iyi ntambwe ahise arira burundu uko bamuhamagaye muri famiye amubwira ngo naze bazamufasha, none bamuburije kujya ku ishuri. Izo nizo mbaraga zawe. Imbaraga zawe n'ukururiwe koresha. Niyo mpamvu kumwe bw'abera ministries tugukangurira buri gihe. Yego, kumva ko ntawe uzagukorera ibigukwiriye, ni wowe ubwawe uzabyo, ariko wowe kubyikorera nizo mbaraga zawe. Uriwe ukureshya ukakikakana amavuta avuga ngo uriwe ukureshya ubwiza bwawe, imbaraga zawe, icyo ushoboye nizo mbaraga kandi uzagera kuri byinshi. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita ibisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Turagusuje kandi tuguhaye ikaze, tukwifuriza amahoro y'Imana, ugire impagarike n'ubugingo muri wowe. Umugisha w'Imana ujye kubaho wowe dukurikiye ku Bumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye ni Jerry. Turagarutse muri iki cyumweru, ntago tuzibanda ku nzozi, ahubwo ni ibintu byahindura ubuzima bwawe n'imitekerereze. Twabonye ko inzozi ari muri out of body, ariho bikorerwa, ariko uyu munsi twakangutse, turimo turagenda, turimo turajya mu kazi, turimo turajya mu ishuri, turimo turajya mu itorero, turimo turajya gusenga. Ya myitwarire, kwa kubana kwacu n'abantu n'abandi, ya myiganire yacu n'abandi, kwa gukorana akazi, business na bagenzi bacu, hari ukuntu tubana, hari ukuntu dushyamirana, hari n'ukuntu dukundana. Turagarutse rero, hari ibintu abantu batwizeza, hari ibyo batubwira, ari nabyo tukabiha umutima, tukabishyiraho umutima, tukabishyiraho ibitekerezo byacu byose, ari nabyo bidutera ingaruka zitandukanye.
bitewe n'uburyo twabyakiriye ariko tutazi yuko ari ibinyoma. Turagira ngo tubwire ese birashoboka kuko twabonye benshi ukajya kumva ngo kanaka ngo uriya ngo arwaye depression, uriya afite agahinda gakabije, uriya ahora yigunze, ariko wajya kureba ikibimutera ukavuga ati nizeye umusore, nizeye runaka, nizeye iki ngiki yambwiye ko azankorera iki n'iki. Ntabwo nabimenye, iyo mbimenya simba narisanza. Ariko tugirewe amahirwe, tugiye kumva ibintu amatwi yawe atari yarumvise. Hano ni ku Bumwe bw'Abera Ministries. Urakoze cyane Jerry, urakoze kumpa ikaze ku Bumwe bw'Abera Ministries, kandi ngira mbwire ngo CD ni sitoro ntago genda kuba ryo, ahubwo icyo twifuza nuko umuntu wese amenya ukuri, uko buri ibyo urusobanura out of body bajya bavuze kubyumva. Iyo urota ntago aba ari wowe, yego, ariko ingaruka zo kurota kwawe zikugeraho, zigera ku mubiri. Noneho iyo ukangutse ugarutse mu mubiri, aha rero tugiye kureba amasezerano akabije y'ikinyoma abantu bagirira abandi bikarangira umuntu yarwaye depression, yahangayitse, yarize. Nibambabarire bankundire babyumve, amagambo y'ubwenge azagufasha. Reka nanjye nshyiramo nawe ubyumve, nanjye ndabyumva, reka nubwo mbivuga nubwo mba nabiteguye mba nabyumvise. Ariko wari uzi neza ko mu Cyongereza bavuga ngo promises are the sweetest lies. Amasezerano ngo ni ikinyoma kiryohereye. Nzagukunda, nzaguha Kigali, nzagutetesha, nzakurinda, urakarabo ko muri saro, uri umwana nkunda cyane, iyo nkubuze sinsinzira, umutima uterana mu wanjye, ndamaraso. Hano umutima n'ukwezi azakuza, nzaguha ukwezi. None se Imana yakuremye gushyire he? Izuba ndariguhaye, akaguha ibintu bitabaho. Promises are the sweetest lies. Amasezerano ni ikinyoma kiryohereye, cyiza cyane, sweetest lies, kiryohereye cyane. Kandi niba abantu ibintu twemera ibyo tubwiwe n'akanwa k'umuntu, ariko ugasanga iby'umutima ukubwiye ariko batwumve neza. Rimwe na rimwe ubushobozi bwa muntu hari aho bugarukira pe cyane. Ni ukuri ntabwo umuntu ashobora byose. Buriya nubwo ndi gukangurira abantu, ndibwira ko ikiganiro gishobora gusohoka ejo cy'inzozi zikwereka yuko amasezerano yawe ari amahuri n'ibinyoma, bakubeshye. Niba hari ubuhanuzi butuma abantu bagira morali, ubushingiye ku kinyoma. Ngo haye imodoka, ngo haye inzu, ngo haye umugore, ngo haye abana, ayo nta utaguruka. Kumva ari buri buke biba, reka tuzabyinjiramo twigumira aha twekuguruka. Ariko waruzi ukuntu mu migani havuga ngo ubwiringiro burerezwe butera umutima kurwara. Shawura narwara ukaremba. Ngo ariko icyifujwe iyo kibonetse ni igiti cy'ubuzima. Iryo jambo zo ryanditse situryihorere, azarimenya uwo munsi. Ubwiringiro burerezwe, ibyiringiro bibeshye, the sweetest lies. Kurerega, kubeshya, birwaza iki? Umutima. Turagira ngo rutongera kurwara umutima. Ashobora kutabikora atabishoboye, ashobora kutabikora ko yabikubeshya atabizi, ashobora kuba yaraniyemeye. Nzakora iki ariko ntanagiye kugira ngo umuhatansi. Aya n'abantu benshi ariko ibindi ashaka. Sije mu Rwanda twabibonye, ariko hanje nko mu bihugu byo hanze. Ashobora ati genza baharura umuhanda hejuru mu kilometero mu kirere. Kandi karangira nta nakatsa haroye. Cyane rwose. Nzakora kubera ko ashobora kuyibuzwa na budget, ashobora kuzana n'ubushobozi. So rero urumva ko dusubire mu kakajambo ka mbere tugine ikiganiro ngo promises are the sweetest lies. Amasezerano n'akanyoma karyoshye, karyohera amatwi. Tiyarira bitubwiye kumba umuntu gutekinitse kaze karyoshye ariko ari akanyoma. Hari n'abandi bantu kandi twabonye iby'ikinyoma ejo hashize, twarabibonye neza cyane. Buri ikintu cya mbere, hari umuntu ukubwira ko agatangaza kuri inshuti ye mu buryo bukomeye, akagukunda, akwitwaraho neza, ariko arindiriye kubona ugusimbura akakuri movinga. Kuvuga ngo abaye akwitwaje ubwo uri umutaka.
umutaka mu mvura ugira akamaro. Imvura yahita ikaba umuzigo. umva umutwaro uremereye. Ndashaka wumva bino bintu. Yanze guhagarara wenyine, ariko si uko agukunze, si nuko kwitwararitse, ahubwo nuko akeneye ko harunduza gusimbura agahita kukuramo vuba cyane. Kagusimbura ko ntakikubona mba ndi bize kandi kaba kumbi yagukubise remove mu mutima we, ariko na mbere ntiwari urimo, yabaye akwitwaje. Ahubwo na kenda gasimbura, no uri kuri bench ariko kubera ko nta bundi buryo gukize mu kibuga ubukina umusimbura ataraza, nyiri umwanya ukina neza uwo mwanya, uwashaka ajya muri uwo mwanya ntabwo ari nyiri umwanya hafi, wari wishimiye. Niyo mpamvu nanjye nakubwiye ngo ndimo ndiga ntabyo nzi, niyo mpamvu turi kugenda gake. Ntabwo ari nyiri umwanya, ahubwo nubwo yifuza gushyira muri uwo mwanya. Uri umugore we, uri sheri we, muri kumwe aragukunda, ariko ntagukunze kuko hari undi yumva akeneye kuzajya muri uwo mwanya. Gasiduka umugabo yataye urugo yagiye gusanga wa wundi, ariko ibyo ukora ni ibiki? Ati giye nkubwize ukuri, ntago nkigukeneye rwose, burya bwose. Aya magambo nyine wagiye mu kibuga atari uko bakeneye kujya mu kibuga, ubwo nta bundi buryo yari afite, yabaye akwitwaje. Ibi bintu uzi ko yabaza umuntu isezerano, yabaza umuntu umutima. Tuve no ku bagabo n'abagore n'abashakanye, abantu muri rusange. Hari umuntu unaguhamagara kuko yabuze undi ashyira muri uwo mwanya ngo reka mpfe kuzana kanaka. Yego, ni isezerano rikabije kandi ryishe benshi. Ngira ngo mvuze gutyo ubu hari umugore wisukubita amarira hasi. Ngira ngo mvise iyi ntambwe hari umugabo wisukubita amarira hasi cyane. Umwana muto mvise iyi ntambwe ahise arira burundu, uko bamuhamagaye muri famiye bamubwira ngo naze bazamufasha, none bamuburije kujya ku ishuri. Irirwa zirika ihene. Aho ni mu cyaro, mu mujyi. Wihanganye abana bagendewe turaza kureba. Ibyawe. Sura taha ryari ngo ukore kano kazi, bakaba ari muri mashini biga, wowe ukabanza ukajya gukora ibyo ukwiye gukora, kandi baguhamagaye bakwizeza kugomba kujya ku ishuri, ariko ntabwo ari byo rimwe. Ndababaye kakanu iyo nkavuze umutima wanjye urangiye. Hari abantu batubwiye ibintu byiza biryoshye biremereye turanabyizera, ariko finally kumbi nuko washakaza amatari yaza ukaba uhagiye, ukaba ari kubikora. Kandi ubwo byabanje ka kanyoma keza karyohereye, urimo urasasura nezerwa sheri yaje, bega urahihibikanye kumbi. Birababaje. Bidatinze ati ubundi turapfa iki? Oya simukene. Gaye nguko. Ujye wirinda abantu benshi bagusezeranya ibintu batazakora, bisabye ngo nawe ujye wirinda gusezeranya umuntu ikintu utazakora. Mubwire ngo nzagerageza ariko simbyizeye ko nabishobora. Turimo turajyana. Ujye wirinda gusezeranya icyo utazakora, ariko nawe nyine nawe ubwawe noneho nawe yagusezeranya ntukajye utaha widunda ngo kabaye. Icyo wemera gifite mu cyamaze kuboneka. Niho twabwiye kuwa kabiri ngo ujye wizera ko ibyo akubwiye ari ukuri, ariko ntukabyemere. Ntabyo ufite. Believe but no trust. Ujye witonda urebe umuntu yuko ari asa n'ibyo akora kuruta ibyo avuga, kuko ibyo umuntu avuga ntibigaragaza umuntu uwo ari we, ahubwo ibyo akora nibyo byerekana ngo umuntu ninde. Ibyo avuga ntabwo byamugaragaza uwo ari we. Avuga neza cyane, aba yitonze. Hari ukuntu abantu bareba ari intyoza mu magambo, avuga ati ariya muntu ukavuga neza ara ashobora kuba rwose agira umutima mwiza,
akamesaje kariho agatima, kariho akarabo, turiho tu emoji twiza tugusetsa, ariko muri we imbere behavior arimo arikamufura kugira ngo agere ku cyo yumva ashaka kuzageraho. Isezerano y'ibinyoma abantu basezeranya abandi. ahantu twarahatagangariye, ahantu twahaburiye inshuti, ahantu twahaburiye icyerekezo, ahantu hatumye tutiyitaho kuko twahaye attention ibyo bintu byose uri kuvuga. Muri make twahobeye abadakwiye guhoberwa. Nibyo ndi kukubwira. Twinjije abadakwiye kwinjira. Turaharyamye, turahatinze, turahapfiriye, turahavunikiye, turaharuhiye kubera kutamenya. Umuntu ntabicyo avuga, umuntu abicyo akora. Icyo akora niwe muntu. Abantu urakumva ariko havuge neza bahumve. Umuntu ntabicyo avuga, aba icyo akora. Biracyuzuzanya na cya kindi cya mbere. Sinzi nimba abantu bakibuka. Ikinyoma gihora ari ikinyoma. Kabe gato. Ariko ahangaha turimo turavuga ku bintu byumvikana gusobanuriye. Navuze ngo burya umuntu akenshi amagambo avuga ntago ari we muntu, ahubwo ibikorwa niwe muntu. Kuguha agatima, twa emoji, utuvideo twiza, kubwira ibintu byinshi, ntukabifate nk'ikintu kiremereye. Kandi n'igikorwa akoze rimwe na rimwe n'uwanagikora kugira ngo akamufure uwo ari we, akagikora rimwe. Kamubwira akantu. Nusura umuntu, yego, umunsi umwe akaguha 10,000, wasura akaguha 8, wasura akaguha 5, uko agenda kumanura muri we, uko agenda kumanura mu byo gukorera, nako agenda kumanura mu mutima we, se guhorotora. Niba umuntu ataga ati bonjour yaza, ubundi buri gihe ibi tubwira ni ukubasha kudetekta, kuvumbura, kumenya amaro ntibeshye cyangwa ndi mu nzira itariyo. Uyu muntu ninde? Ese aka kantu ntakampaye kugira ngo agere ku cyo yifuza, ariko nyuma yaho ajugunye hirya iyo cyane, akukoreshe mu nyungu ze yitwaje ako kantu. Ruse bashiki bacu bange bahabwa iPhone bigaheruka iyo ngiyo, agasiga kuhinduye uko ashaka, akakugira nk'igikaje. Uvuga ngo umuntu wese akakugira ikiraro kimugeza ku bintu bye, ariko atazigera bikiraro kikugeza ku byo ukeneye. Agukeneye nk'ikiraro, ntabwo ukeneye nk'umufatanyabikorwa. Sindabona ikiraro gihuza imisozi ariko ntigiherekeza uwakigendeyeho, gisigara hahandi, gisigara aho kiri nyine. Ntabwo uri bunyumva bino bintu, birababaje ariko ni ukuri. Ibi none se uko bivuga, hashobora kuba hari umuntu uri hariya avuga ati kumbe uri kumvugira ibintu. None se uyu muntu udukurikira uri kumukanda ahantu rwose atamenye. Umuntu araje arakubwira ijambo rwose utatekereza, utigeze wumva, ukavuga ati abana burya koko abantu bararutana, mbonye umuntu. Abibonye cyangwa se ukabera umuntu ikiraro cy'amasezerano agasiga giciye, akagutandukanya nabo wamuhuje nabo. Ego, aho ndashaka kuhavuga. Ukamuhuza n'abantu umumaro, wagasiga gutandukanije nabo, umubereye ikiraro agasiga giciye. Umubereye ikiraro arambutse ageze yajya, kuko ari we wamuhuje n'abo bantu. Cyane ko anahinjiye ari mushya cyane, yavuga ibintu atari ko ibyo avuga ni ukuri. Si we wamuzanye se, yamubeshya.
bapfikize buriya nibyo bagahita kuraho ikiraro. ayiwe ngaba abantu turi kumwe. Ariko iri jambo waryumvise cyangwa naryumvise utegere nakitegera bananjye nabyumvise. abasajya ba rero si banguse bo, abantu bakinegeye ntabwo turi beza cyane. Umuntu akubereye ikiraro kikugeza ku mahirwe, wowe urahageze umwambuye amahirwe akugejeje aho ngaho, ntunamwubatse imbere y'abantu, ahubwo uragiye uravuze bati no mwitondere bino bintu, uyu si yo wamuzanye. Yego, urumva yamubeshyera kandi koko birumvikana. ni ibi ngibi turi kuvuga, ni ibyo bikomera abantu babanyemo nabyo. ni ahangaha agahinda k'abantu kaje, ugasanga umuntu ntagishaka kuvuga, ugasanga umuntu yarikingiranye, ugasanga umuntu yarihebye, yagize ate ntago yamenye izi ntambwe z'ukuntu yagendana n'aba bantu. Reka nkubwire ikindi kintu kibabaje kigaterana agahinda, biranababaje biranasekeje. Kuba umuntu wakurahiye katazigera guhemukira, atazigera kwanga, nta mwanzi watera uturutse iwe, akaryama hasi akumvisha ukuntu bidashoboka, bwaki akaba ari utangira icyo kintu. Sezano y'ikinyoma sekundeba cyane njye. Ubwo hari ibintu ndi gukurura nkagenda mbihuza, kuko ibi turi kuvuga ni ubuzima tubayemo, nibyo natangiyemo. Ni ubuzima tubayemo buri munsi. Ubumwe bw'abera bumva iki ni icyumweru twagennye ubuzima, kumenya guhagarara. Birababaje biteye n'agahinda kubona uwakurahiye, uwakwemeje, uwakubwiye ko atazigera na rimwe aguhemukira, atazaguteza abantu, azakubera umutaka izuba riva, akubera umutaka imvura igwa, akubera ikirenge wamugaye, akubera amaboko utayashoboye, akaba ari ufata iya mbere mu kukubabaza no kuguhemukira. Uwo nguwo turagira ngo twibutse abantu, aza aho akora, aza ahakubabaza, aza ahoroshye, azi intege nke zawe, kuko yamenye amarangamutima yawe. Yitwaje iki? Ya magambo aryoshye, the promises. Nzi ko abandika bari bwandike banimana nabyumva bino bintu. The promises byo twahereyo are sweetest lies. Errors. The promise is sweetest lies. Alright. So nukuvuga ngo birababaje, biteye agahinda n'amarira kubona uwakurahiye n'uwagusezeranije katazigera, akabikorera ku ibendera ry'igihugu, akabikorera hejuru ya Bibiliya, akabikora imbere y'ababyeyi bateranye, y'urusengero, ya pasiteri n'imbere y'Imana. Ndarahiye hazaguhemukira mu gitondo akaba ari ubikora kugeza Yesu akantu kagire tamuneri kino kiganiro dupfuye, cyangwa Yesu agarutse gutwara ku idarapo ry'igihugu, mushumba mu rusengero, mu babyeyi, mu bantu, atumva ngiki ndamanitse. mushumba ati Imana yafatanije hakagire ugira gute, kumbi bakumva ko ari umuntu uzaviyo kure, kumbi n'abantu muri bo, akaba ari ufata iya mbere mu gusenya umutima wawe. Aza aho akora, birababaza, bitera agahinda ukanarira. Harimo abantu barwaye imitima, turagira ngo bakomere, kanseri bitewe n'icyo kintu. Harimo abantu bafite agahinda badafite uwo babwira ngo abumve. Avuga se ibintu byambayeho, hari undi byabayeho, uri kumva kuri wenyine. Uretse nzakubwira, umwana nzamwishyura, uretse nzakubwira. Ese ko itariki yageze agakuraho na telefone, nakwita basashakiye, bishakiye, nashunguritse, nta yindi nzira. Birababaje, biranasekeje, biteye n'agahinda kubabazwa cyane n'uwakubwiye ko atazabikora, yaguhakaniye imbere y'abantu. Afashe ibendera, ku ibendera ry'igihugu mu rusengero, aramanitse akaboko, tereye Bibiliya imbere y'abantu. Tuve ku masezerano yacu yo hagati y'abantu mu SMS, babikoze mu buryo bugaragara.
ariya yo ariko akaba uwa mbere nyine. kumva navuga ibintu byinshi Imana imbabarira. Abantu barabyumva. Umenye neza ko kugira ngo wirinde kubabara, nta muntu n'umwe uzaba wowe. Izo nizo mbaraga zawe. Nta wundi muntu uhari uzagusimbura. Ako kantu wakadevelopye. Imbaraga zawe ziri kuba yuko uwo uriwe nizo mbaraga zawe. Uri umwihariko. N'andi magambo, no one is you and that is your power. Nta kopi yawe iriho, ni wowe. After ni wowe. Uri unique. No kuba uri wowe. Yego. Nizo mbaraga zawe. Kuba uri wowe. Kuba uriwe nizo mbaraga zawe. Kuba utandukanye nanjye ninjye. Ibi nubyigana bizakugurutsa kuko ntabwo ndi wowe. Bya bindi ngo ingendo y'undi iravuna. Ntabwo nesigira ngo kuba umusuri kamera tubivugana ugira ngo ibapfa kubivuga ibi ntabwo bibaho. Nubwo wakora kopi yanjye byagutera imigeri. Mbibona mu cumba ukivuga kopi njya mbona ari ibintu. Nuvuga ngo nta muntu n'umwe uzaba wowe. Izo nizo mbaraga zawe. Twavuze ko kitabashije mu buzima ugiharira abandi, no kwihamba wapfuye. Ibindi byose birashoboka, urabishobora. Rero ikiteye agahinda kituma abantu bagwa mu masezerano bakicuza, aba yumva yabo wari we hiyongereyeho undi. Kubera ya magambo aryoshye nyine nakubwiye wavuze akanwa nyunguta. Kumva biranyerera biraryoshye, avuga se ko biryoshera ati ngwino tujyane mu buzima. Wabonye ukuntu umuntu maze gupfakara yishakira ibisubizo kandi bigakunda. Utarapfakara akumva umugabo arahari. Tuvuge ko umugabo kutarapfusha umugabo. Wabonye ukuntu umugabo w'igisambo udakunda urugo, umugore yishaka impamvu yo kwishyurira abana n'iki. Hari abagore birwanaho bakishyurira abana bakirwanaho kandi umugabo akaba umugabo wo kubyara gusa, ibindi ntumubaze. Ashaka igisubizo. Ikiganiro rwose kiri buze gukora ku mitima y'abantu benshi. Ndi kuvuga ngo no one is you. Nta wundi wowe, ni wowe. And that is your power. Izo nizo mbaraga zawe. Imbaraga zawe n'ukururiwe koresha. Niyo mpamvu kumwe bw'abera ministries twe tugukangurira buri gihe. Yego. Kumva ko ntawe uzagukorera ibigukwiriye. Ni wowe ubwawe uzabyo. Ariko wowe kubyikorera nizo mbaraga zawe. Uriwe ukureshya ukakikakana amavuta. Avuga ngo uriwe ukureshya ubwiza bwawe, imbaraga zawe, icyo ushoboye nizo mbaraga kandi uzagera kuri byinshi. Ubu rero kuba uri Jerry image. Ntabwo nzaza ngo Jean Baptiste image, ntabwo byavamo. Ubu ntiwamenya ukuntu wa balansinze amakara aho ngaho, ntabwo mbizi. Ntabwo wabimenya. Ariko nawe mfite uko na balansinze ikiganiro cyanjye. None uriwe ushizeho kamera, ufashe amajwi, nanjye ndavuze. Uyu munsi umuntu ugiye kureba product y'umwe bw'abera ntazi ibyakozwe. Hari umuriro hari. Nivuga ngo buri kintu cyose cyakoze ibyacyo. Amatara yakoze ibyayo, van yakoze ibyayo, undi yakoze ibyayo, byose byagiye bikorwa muri ubu buryo. Ariko nta na kimwe cyasimbura ikindi. Nta na kimwe cyasimbura ikindi. Urakoze ngo gikora akazi k'ikindi. Ntiwanyicaza aho ntago rero kare. Urwembe ntirutyaye. Ruratyaye. Ariko se rwatema igiti. Bahati birahise. Oya, ariko rwaca inzara. Amara rwakata umubiri. Ishoka ntirike yaca inzara se. Ntibibaho. None se amashanyarazi ntava ku mazi. None se amazi ni amashanyarazi. Ntago bishoboka. Ntago bishoboka. Buri kintu cyose uriwe nizo mbaraga zawe. Please cyane nkubwire ngo wikwitinya, wikumva ko hari icyo uzageraho kubera ko nduje hejuru yawe. Bizatuma utagwa mu mutego y'ikinyoma cy'amasezerano. Wirirwa wicaye utegereje kuvuga ngo uriwe. Izo mbaraga zawe. Abandi bose ni inyunganizi. You don't need someone else. Urihagije. Ni wowe mbaraga zawe ubwawe. Ubundi se perezida wavuze ngo niba ushaka uyu muntu akuveho uzahora umubwira ibibazo. Arijyana. Ariko utangiye gukora ikintu bagira gute? Barizana.
baza bagushaka tugutera inkunga muri yagufasha iki kuko babonye ko hari icyo watangiye gukora mu mbaraga zawe kugira ngo wirinde amasezerano y'ikinyoma uriwe kandi nizo mbaraga zawe ako karumvikanye ako ngako turi kujyana uburiwe nizo mbaraga zawe amazi azimya umuriro cyane kandi umuriro uva ku mazi nakagiye ukubwira uranyishyura gateza amatwi ariko disi ndashimira umwe bw'abera ministries ntawe dusaba ngo akore subscribe ariko barazikora Imana ibaha umugisha ni ukuri ubu uyu munsi y'Imana itaza kuba mu ruhande rwawe ntabwo twari kuba tuzakubona ngo bane kino kiganiro uyu mugabo yarokotse impanuka kuwa kabiri mu buryo bukomeye cyane arayirokoka Imana ishimwe ubundi iyo tuvuga ibintu by'inzozi n'iki utatansiyo biriya bintu biramubwira bya bintu birakora nanjye byangezeho ujye usenga reka rubabwira kandi gakurikiye Jerry kunduzi nta morale ufite bakumva ko ntabwo nifashe neza ngo n'abadukurikira gateza amatwi reka manze mbatera amatsiko yatubwira bakomeza dushyigikire ku bumwe bw'abera ibintu nta handi wabivana barabizi ariko nabo karibu sharinga abantu kino kiganiro haravuze ngo ntukizere ikintu cyose ubonye kuko umunyu usa n'isukari ntukizere buri kintu cyose ubonye n'amazi ngo ukitiranye kuko n'ubundi isukari n'umunyu bijya gusa birasa ntabwo bijya birasa nanyibukije nyogokuru yigeze guteka inyama ashyiramo isukari yakona yari isosi iryoshye ariko burya nk'abanyamerika ntabwo barya ibintu bitarimo isukari bashyiramo isukari n'amata byari bibishye koko nuko mutabimenya ariko ahandi uyateka bashyizemo agasukari oya wivuga agasukari yashyizemo nk'ushyiramo umunyu wa mugani uvuga ngo birasa ariko burya abahanga buri kintu naho cyagenewe ariko banza wumve ibyo mvuze kugira ngo wirinde ibinyoma twabonye ko the promises are sweetest lies yego ibinyoma na rimwe na rimwe ibinyoma amasezerano ni ikinyoma kiryoshye kiri sweet kivugitse neza kandi kibasha no gukurura umuntu kigufata rwose ntukizere ibintu byose ubona imbere yawe kuko umunyu usa n'iki n'isukari harazamo ubushishozi bukomeye I love you ma menyasha itonde bikururwa n'ayo magambo bibanza ucungurebe kuko ntabwo ushobora kuba utaragera kuri point ya kino kintu ushaka kuvuga ariko kiraremereye mu kucyumva umunyu n'isukari birasa don't trust everything you see even salt looks like sugar buri kimwe cyose ubonye n'isukari n'umunyu birasa ni bimwe na rimwe umunyu ugaragara nk'isukari cyangwa isukari igaragara nk'umunyu ushobora kunyibeshyaho ko ndi isukari kandi ndi umunyu kandi ntibikora kimwe umunyu mwinshi ntiwabirya isukari nyinshi mu cyayi wanywa pe ariko shyira umunyu mu mata se ntabwo warya ahita acika uwo mwanya umunyu urakeba no kuvuga ngo iri jambo rishatse kukubwira iki wipfa kwizera ibyo upfa kubona bakubwira ngo bikofonde jya witonda umenye neza ko rimwe na rimwe akenshi umunyu usa n'iki n'isukari gusa yuze ubwenge ahari isukari ahari umunyu nta shishi zihajya
ahari isukari hari ukuntu biba bimeze. Rero hari igihe umuntu akurwa igituza, ubwanwa, imvugo nziza, iseko nziza, turagukunda, karibu, abantu bakaguha keya, ukavuga uti ibintu ariko bizagira gute, bizahoraho. Icyo ashaka n'icyo agukeneyeho, namara kukibona azakubera umunyu mu gihe cy'icyayi, akubera isukari mu gihe cy'ibiryo. icyo umushakaho si icyo umubonaho. Ubu icyo ashaka ariko yagize gute, yarangije kukibona kera. ubwo rero azakubera isukari ugiye kunywa icyayi, azakubera isukari azakubera umunyu ugiye kunywa icyayi, akubera isupu ugiye akubere isukari ugiye kunywa agasosi ugiye gutera ka mushroom. Ikinyurano cy'ibyo umukeneyeho. Hari abantu bakurwa na physical appearance, bagakurwa n'imvugo, bagakurwa n'ukuntu bavuga bakaraga amaso, bagakurwa n'ibintu bakwizeza, ugakurwa n'ibintu runaka, ariko ugomba kwitonda ko ibyo ubona byose atari ko kure, kuko umunyu ntawe utandukaniye n'isukari, byose bijya bisa. Ugomba gushishoza. Ntukizere buhumye. Hari abantu bazi kuvuga neza we. Hari abantu bazi kuvuga neza cyane, akitwara ariko we, kumbi n'icyunyu cy'igisoryo we, cyangwa n'isukari mu gihe ukeneye kurya ibiryo. Kongera ibite ko nduzi utari mu nyumva, niba nakoze ibiganiro ndi kubwira, hari abantu bamaze deja kugwa muri iri kosa, ariko tubikubwira gute ko bamaze kugwa muri uyu mutego? No kugira umenye ko witwara muri kino kibazo, none abatarawugwamo no kuno bagomba kurinda kuzawugwamo, kwirinda, kugira ngo abantu basobanukirwe, bamenye igikurikiye n'uburyo bagomba gushyiraho defense, uburyo bwo kubana n'abandi neza ariko batagiye bose. Dore ikindi sezon ry'ikinyoma twenda gusoza, n'iri jambo bagiye kumenya, mu gihe nta kiganiro kiri hagati yawe nawe, nta bushuti buhari. Mu gihe nta cyubahiro umuntu aguhereza, nta rukundo ruhari. Mu gihe umuntu atakwizera, nta n'impamvu yo gukurikira ngo mukomeze mukururane. Dusubiramo twatonda. Mu gihe nta rugwiro, nta kuvugana, nta gihe muhana, nta bushuti buhari, nta n'icyo muhuriyeho. Ntabwo muvugana, ubwo nyine nta bushuti. Niba nta cyubahiro gihari, nta n'urukundo ruhari. Urukundo uramwubaha, abantu babyumve. niba umuntu atakwizera, nta n'impamvu yo gukomeza. Can I speak in English? Yes. Without communication, there is no relationship. Nta kiganiro, nta kuvugana, nta mubano uhari, nta bucuti. Without respect, there is no love. Nta kubahana, nta rukundo ruhari. Without trust, nta kwizerana, there is no reason to continue. Nta n'impamvu yo gukomeza. Birasobanutse. Birasobanutse. Ugukunda guha umwanya, gukunda arakubaha, gukunda arakwizera, gukunda ntacyo aguhisha, gukunda arabikora. Ariko abantu benshi biciranye amasezerano y'ikinyoma. Hari ugeze kumwe ngo tuze ku minota ingahe ngo bituma tumva ikiganiro neza, ariko jya unyereka mu ntoki. Imana iguhe umugisha, ubwo ntibabimenye. Urumva ikintu cyanyuma wakimiza, ariko yego kirasobanutse, kirumvikana, kirasobanutse cyane. Without communication, there is no relationship. Cyane. Kabwira mu Kinyarwanda. Nta kwizerana. Oya, hambere wari uhari. Without communication, nta kiganiro,
there is no relationship. nta mubano uhari. Gusa araguhishe, nta kwitaba, urahamagara, ntacyo uramusaba Ntabwo akanya, muvugana. muri make ntashaka ko mu mitinga, ntashaka ko munavugana, akantu kose arakwepa. Without respect, nta cyubahiro, there is no love. nta rukundo ruhari, ntarwo. Okay. ukunda uramwubaha, ukunda nyine niwumva ko umufata nk'uko wakwifata. Nimba nta kibi wakwifuriza, uramukunda, umuha ibyawe, umubona mu ishusho yawe, uramwubaha, uramwubahisha, ukamufata neza. Amen. Without trust, nta kwizera, nta cyizere, there is no reason to continue. nta mpamvu yo gukomeza ibyo byose. Umubano ntawe. Ndekeye aho naho abantu baguye. Kurikira, hindukira, igirira icyizere, hagarara neza, kandi cya kabiri icyo udashoboye bwira Imana ikurengera. Yego. So without ibi bintu mvuze, niyo mpamvu navuga ngo ntugapfe kwizera ibintu byose urimo ubona, utumesaje, udukado, dukingo wumve ko ari sawa, duhuma amaso. No, jimenya ko n'umunyu usa n'iki, n'isukari, kandi ntibikora kimwe. Hari uzakubera umunyu ugiye kunywa icyayi cy'amata, ewe undi kubera isukari ugiye guteka isupu, cyangwa ugiye gukaranga imboga. Nibyo twibereyemo, abenshi bararwaye. Kandi ibintu abantu bafite ihungabana, kuko twamenye ko ijambo rya mbere byavuze ngo the sweetest lies are promises. Amasezerano nicyo kinyoma kiryohereye cyane. Nzagukunda, nzaguterura, nzaguheka, nzaguha mwogo, nzaguha umusozi, nzakujyana, nabundi ni wowe wanje, abandi barabeshya. Urabarutira ikibazo. Uyu munsi haje ibintu byangiye kukubwira. Umuntu arapostinga ntakiri ifoto y'umuntu, ngo ubundi ni wowe wanje. Wamenya ari ndese. Kumbe bwabwiye nk'abantu nk'ijana. Buri wese akiyumva. Tese ubwiye ndati ntiwiyumvise se? Ntabwo wiyumvise. Umuntu akajya ku mutogoto, gashiduka baguha invitation yo gutaha ubukwe bw'utaga inshuti yawe. Murakoze, Imana ibaha umugisha, mwiringira Imana ku bumwe bw'abera. Urakoze cyane. Merci.